uriya mugabo yari imbibi, yari umurongo ntarengwa, yari n'umurinzi w'umurongo ntarengwa. Cyaraziraga nimba avuze ngo hano hantu ntimukarenge ngo muharenge, mube leta, mube bande abababujije. Ikindi ntiyashakaga ko ziriya mbunda zirimo hariya yaramaze kugenda akura mu bagizi ba nabi, zari nyinshi cyane ibihumbi n'ibihumbagiza. Ntabwo yifuza ko izo mbunda zizajya mu maboko y'abagizi ba nabi ngo bice abantu. Mbere nimba mujye mukurikirana amakuru n'ubwinshi bw'imbunda buri mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho usanga buri rugo rutunze imbunda, aho umuntu murakaranya guteretera sheru ukahita ukora mu nzu ukahita umurasa. Mbega abantu benshi barapfa ku bwinshi bishwe n'imbunda. Nicyo cyorezo kibugarije cyane. Uyu mugabo akavuga ati sinshaka ko n'Ubuhinde tuba nka Amerika. Nabo byarabacanze abanyamerika n'imbunda, bakakira telefone zivuga ngo umwana wawe ngarasiwe hano ku ishuri, ngira ngo uza abana mu bihugu bya Amerika n'ahandi, umwana azana imbunda ku ishuri akarasa abanyeshuri bigana nawe wenda baramunyuzuye. Mujya mubibona mu makuru. Ati sinshaka ko mu bindi icyo gihe kizagera aho umwana azajya ku ishuri umubyeyi akakira telefone ivuga ngo umwana wawe yarasiwe ku ishuri. Oya, ndashaka umubyeyi azajya yakira telefone imubwira ngo umwana wawe ari kwiga neza, ari gutsinda. Zigomba gusobanura uburinzi. Isasu rivuye mu mbunda rigasohoka ritanga ibyiringiro ku muntu ryarinze. Uyu munsi wa none hari umuntu ukubwira ati ubona abasirikare akabona ibyiringiro nyine akavuga ati bari abantu barantabaye bangize gutya narabiboneye bari kuntabara. Uyu mugabo ni kivuga ati umuntu wese ufite imbunda agomba kugaragara nk'umurinzi cyangwa se umuntu urinda abantu. Isasu rivuye muri iyo mbunda rigaha ibyiringiro abo bantu yararinze. Apana kugera muri 12 cyangwa se ibigo by'ibihugu 12, guverinoma 16 zananiwe kumpagarika ibigo by'ubutasi bigera muri 12. Ubwo nyine harimo za CIA, za MI6, harimo za Mossad n'ibindi byinshi cyane, za Rozo mu Buhinde, CIB byose, FSB, ibyo bihugu byose za RIB zananiwe kumpagarika. Niko yavuze. ఈ కాంట్రాక్ట్ నా భార్య చూసిన కళ. Kurinda izi mbunda zikazajya mu maboko y'abantu bazima n'indoto nasigiye umugore wanjye. Uyu yari muri gereza bamutegurira kazava muri gereza, akaba ari uhura na kariya kana kakarera, kuko akana kazaba kazi ko uyu nguyu ari we papa wako, ntabwo kazaba kazi ko yari sekuru wako, kuko kabaza icyo gihe ibintu byinshi. Mbega ni nk'inyiturano Sadevu yamuhaye yuko yatumye umukobwa wapfa, yamwituye ubuzima bw'umukobwa agafata umwana we byari ukamu undi muntu ngamurere. Ni Imana ikomeye ubumuhaye. Akana karamubonye. Icyo gihe nibwo nabonye ko igitambo cyo kumukobwa wanjye yarapfuye. Aho kugira ngo mbe mfite umutima mubi no kwihorera uriya mugabo, yampaye umwana we yabyaranye n'umukobwa wanjye nga mbere umukobwa wanjye murere. Umukobwa wanjye nongeye kumubona muri aka kana. Yose igira igisirikare. Biriya bya twavugaga ngo igongo ni umuntu wikorana ku giti cye, uri kurwanya bino bintu byo kugira ngo imbunda zicike ku isi zijya mu maboko y'abantu bazima. Igo burya ngo ntago ari umuntu, igo ni systeme. Buri igihugu nacyo ni systeme, kikorera kuri systeme y'umutekano, y'ubukungu, y'ibiki, ibintu byose ni systeme nyine bari nini cyane. Hano rero nibwo badusobanuriye ngo igo burya ntago ari umuntu, igo ni stekerezamo uburyo yakoragamo, strategy yakoragamo zo kurinda intwaro ngo zitagera mu baturage. భూమి మీద లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి విపత్తులు అవసరం, అతను అవసరం. Uriya mugabo yabaye nk'igisubizo kigomba gutuma tumenya ukuntu twongera kuringana. ఈ తరం పిల్లలు inkuru umukobwa icyo yakoze bira nakubwiye ngo hari abantu bazi ubwenge. Umukobwa yaragiyeho kugira ngo inkuru ayisohore bisanzwe mu kitangazamakuru, yaragiye yandika igitabo kuri igo. Icyo gitabo arangije aragenda aragisohora, icyo gitabo kiragurwa cyane.